ubundi twe ntabwo tujya dutinda mu nzira. Reka mbahe ikaze kuri YouTube channel ya Niramba TV. Abantu mutarakora subscribe mugire vuba vuba, muri gutinda. Mugire vuba vuba mukande subscribe dukomeze tuhatwika. Uyu munsi tugiye kuvuga ku cyamamare cyangwa se ku munyapolitike ndetse wabaye icyamamare cyane agatangirwa guhigwa bukware, niko mubyita ngo ni uguhigwa bukware. Uyu mugabo yitwa Saddam Hussein. Saddam Hussein ushobora kuba wumva iryo zina ukagira ngo ni izina ryoroheje, ariko Saddam ni umugabo wakangaye ndetse akangara n'isi muri rusange, kuko buri ugerageje gukangara igihugu cya Amerika bagufata nk'aho wakangaye isi. Ibyo twese turabizi, ariko uyu munsi munyemerere turebere hamwe ubuzima bwa Saddam Hussein. Nababwiye ko ibyegeranyo tugiye kujya dukora ntabwo bizajya bitinda, ni ibyegeranyo bigufi, mbega kikaba ari kigufi ariko ubutumwa ukabwumva gatandukanye. Kandi reka tuzamuke tuhatwike n'uwitwa Hussein Saddam. Ubundi Saddam Hussein yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane mu 1937, avukira mu gace kitwa ngo ni Alauja ni hafi ya Tikrit muri Iraq. Yavukiye muri Iraq. Uyu mwana akiri umwana, mbega yavukiye mu muryango ukennye pe, yavukiye mu muryango ukennye, gusa yaje kubaho nabi bitewe n'uko papa we yaje gupfa. Umve ubuzima bwe bwaragiye buramukomerana. Uyu musore akiri umwana yaragiye, mbega atangira kwinjira muri politike y'Abarabu, icyo bita ngo ni Arab Nationalist Politics. Niho yaje kwinjira, arangije ahita yiyunga ku ishyaka ryitwaga ngo ni Baath Party. Niba ari Baath, niba ari Baath Party. Iryo shyaka ryari rishinzwe kuzana ubumwe bw'Abarabu ndetse n'imibanire y'abaturage. Umve noneho bikaba twinjize uburyo uyu Saddam Hussein yaje kugira icyitwa ububasha cyangwa se yaje kugira power, yaje kugira kwisanga, mbega nawe avuga rikijyana. Ni mu mwaka w'1968 ubwo rya shyaka Saddam Hussein yari yiyunzeho ryitwa ngo ni Baath Party, nibwo iryo shyaka ryatangiraga noneho gusa nkaho ritangiye kubona ububasha cyangwa se kuyobora binyuze muri kudeta. Mbega rya shyaka ryaraje rikubita kudeta Iraq, aba ari ryo riyobora. Ubuyobozi bwari buriho buvaho, ahubwo rya shyaka Saddam Hussein yari yajoyininze aba ari ryo rifata ubutegetsi. Saddam Hussein bidatinze yaje kuba umwe mu bantu noneho bavuga rikijyana neza muri rya shyaka. Mbega muri iyo guverinoma yaje kuba umwe mu bantu bavuga ijambo rikagenda vuba vuba cyane. Rikaba tuzane mu mwaka w'1979 nibwo Saddam Hussein noneho yabyifatiragamo agahita ahinduka perezida wa Iraq, asimbuye uwitwaga ngo ni President Al-Hamid Hassan Al-Bakri. niwe yasimbuye. Ni amazina y'ibyarabo, muraza kumbabarira ntabwo nzi gusoma icyarabo neza. Uyu Saddam Hussein noneho akimara kugera ku buyobozi yatangiye kubaka sisiteme y'umutekano ihambaye cyane, mbega gushyiraho umutekano ukaze mu gihugu, ndetse urumva harimo n'abari abantu baba bamurinda. Yatangiye mbega kubyifatiramo umutekano umurinda arawukaza, noneho hatangira kuyoboza inkoni y'icyuma mu baturage. Umve muri Saddam Hussein bidatinze ngo Saddam Hussein yatangiye noneho kujya akuraho ba bantu bisa nkaho bamubangamiye, agenda bakura muri guverinoma ye. Urumva uyu mugabo mbega ahangaha yari atangiye kwitwara nk'umwe mu baperezida nigeze kubakorera icyegeranyo wayoboyeho Uganda witwa Idi Amin Dada. Nawe hari ukuntu yafataga akanya akajya muri guverinoma, abantu batavuga rumwe akagenda bigizayo aho kugira ngo babyumvikane, ahubwo akabakura ku buyobozi. Uyu Saddam Hussein rero nawe yafataga abantu batumvikana agahita bakura muri guverinoma ye, tayari agasigara ayobora abashaka kuyoborwa. Noneho reka twinjire noneho mu bikorwa bya Saddam Hussein ubwo yari ari ku butegetsi. Nababwiye ngo icyegeranyo kiraza kuba ari kigufi, niyo mpamvu turagenda turebera hamwe mu ncamake gake tuhatwike n'incamake twikomereza. Uyu Saddam Hussein yaje kugaba intambara ku gihugu cya Iran.
ni intambara yabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani. Urumva ni intambara yamaze imyaka 8 ubwo Iraq yagabaga mbega igitero kuri Iran. Abantu benshi mbega bavuga ko abaturage benshi bagizweho ingaruka n'iyo ntambara, ndetse bamwe ako ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa Iran ndetse n'urwa Iraq. Abaturage benshi bahahombeye byinshi, hari abapfuye, mbega hari abo imitungo yabo yangiritse. Urumva iyi ntambara yabaye ni gutyo biba bigomba kugenda. Iyo ntambara yari yagabwe n'uwitwa Saddam Hussein. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe haje kuba indi ntambara yitwa ngo ni Gulf War. Iyo ni intambara nayo yagabwe na Saddam Hussein ubwo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda Saddam Hussein yafataga ingabo ze akazohereza kugaba igitero ahitwa ngo ni Kuwait, niho yagabye igitero. Ahangaha bivugwa ko Saddam Hussein yashakaga gukotorora amavuta yabaga hano muri Kuwait, ariko bidatinze igisirikare cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yohereje igisirikare cye ngo gifate Iraq cyangwa se abasirikare ba Iraq kibakure muri Kuwait, aho byari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe. Kugira ngo muri kubyumva neza uburyo Saddam Hussein akaboko ke kahoraga mu ntambara mu gihe yari ari muri guverinoma. Umve, reka noneho batwereke uburyo Saddam Hussein yaje gukurwa muri Kuwait, cyangwa se igisirikare cye cyaje kuva muri Kuwait, ari nabwo Saddam Hussein yagiraga gutya agasa nkaho igisirikare cya Amerika gisa nkaho kimushyize hasi. Reka bahite batuzana mu mwaka w'ibihumbi 2003. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo zagabaga igitero muri Iraq. Noneho icyo gisirikare cya Amerika cyashinzaga Saddam Hussein. Iyo mvuze igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiba kiyobowe n'umukuru w'igihugu, perezida wari uriho muri icyo gihe yitwaga George, wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2003 cyangwa se mu 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye igitero muri Iraq. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangira gushinja uwitwa Saddam Hussein gutunga intwaro za kirimbuzi mu buryo butemera, mbega mu buryo butemewe n'amategeko. Ngo Saddam Hussein yari atunze intwaro nyinshi ariko mu buryo butemewe n'amategeko. Nibwo guverinoma ye bayihirikaga. Noneho Saddam yahise atangira kujya mu bwihisho, atangira kwihishahisha. Gusa bidatinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kumufata mu kwezi kwa 12 mu 2003, nibwo zaje kumusanga mu mwobo aho yari yihishe. Ikiganiro cyacu nanga kirangiriye aho Saddam bamukuye mu mwobo. Gusa mu kanya gato ndaza tureba ngo Saddam bajya kumukura mu mwobo byagenze bite, ni bande babigizemo uruhare, ni bande bamugambaniye. Reka nkubwire ngo ciao ciao, mu kanya duhure mu bindi biganiro.